ngo Shafi ni Shafi. Shafi Barashaka gusaba imbabazi z'ibyo nakoze narakubabaje nagukoreye amakosa ariko ndakwinginze ngo mbabarire pe. Kwicuza. uri kwicuza? Mbabarira pe narahemutse ndakwinginze amahirwe ya kabiri. Shafi wikwicuza nta cyaha wakoze nta kibi wakoze ahubwo nyine ni kwa kuntu Imana icisha nye inzira z'umuntu sinzi ko nakubwira gusa nta kibi wakoze nukuri winsaba imbabazi pe nta kibazo gihari. Ari ndabizi no kugira ngo nyine sinzi ariko nyine please ndakwinginze mbabarira ntabwo namaje kwitekerezaho pe mbabarira. None se uri kunsaba imbabazi kugira ngo uri kunsaba imbabazi kubera ko wambabaje? Nyine naraguhemukiye narakubabaje nakubwiye amagambo mabi kandi nyine bitari ngombwa. So rero mbabumara amahirwe ya kabiri byamfasha. Shafi wikwigora inshuti yanjye rwose meze neza nta nubwo nigeze nkugiraho ikibazo nta nubwo nagutekerejeho kabiri. Ni ukuri ko Imana icara utuze wumva utekanye njyewe meze neza sibyo? Nta kibazo pe kandi ntuzongere kumpamagara please nta kibazo. Sinzi ko mbabariye. Ntabwo azi ko ari we nzira Imana yaciyemo kugira ngo ngere ku byishimo byanjye. Sheri wanjye ntibizi ukuri ko ibyo uri kuvuga ari byo. Sheri reka nkubwire kubaza mu buzima bwanjye harimo ibyishimo. Wa mugabo Imana yaragufashe iraguhagurutsa iravuga ati genda mu buzima bw'uriya mukobwa ubuhindure ubugire bwiza umuhe paradizo mwiza. Ibyo rero nibyo waje gukora mu buzima bwanjye. Paradizo yigezemo? Ni ukuri mba numva ntazi ahantu ndi. Cyabura gato. Sheri akahe naba ndi ntashima. Wambwiye icyo mwiriye kongera icyo mwiye guhindura aho mwiriye gushyira ingufu kuko ntabwo nifuza yuko hari ikintu wazanyinaho ngo ukibure. Sheri uzakwiriye gushyira ingufu ni ugutuma njye nawe tugumana iteka. Ibi byo mbisengera amanywa n'ijoro. Nta kindi ibindi byose ubikora neza. Byose ubikora neza ariko ahubwo unarenzaho. Nibyo mba numva nkuri mu mwenda. ese waretse iyo turi kumwe ko n'ubundi ntacyo bitwaye gakuramo ya marinete nkajya bashobora no kureba mu mboni. Hari ikibazo? Shika kureba mu mboni nyine kugira ngo tujye tuba turi kumwe wegetseho wajya gukura mu gakeya kireke nawe wenda bikubangamiye. Oya Sheri. Wow ukuntu afite amaso meza wambi. Imana ijya kurema ikarema umuntu ibintu byose bikaba byiza. Amano aba meza umubiri ukaba mwiza umusatsi ukaba mwiza nubwo wenda n'amaso afite uburwayi ariko ni meza pe cyane cyane. Ubukwe ntabwo uri kumbeshya. Ntabwo nkubeshya. Uzi ikintu se kinarenze kinatangaje Imana yaguhaye ubwiza ihita ishyiraho n'akadomo. Akadomo akahe? Ahangaha ufite akadomo k'umukara bivuze ngo Imana ikimara kukurema yahise ishyiraho akadomo ivuga ngo nta kintu kizarengaho. Kabisubiza amarinete yawe mu kanya waba utangiye kurira. None hari abantu bajya bambwira ngo tuba tubona uri kutureba kandi wowe ntabwo bazi ko amaso yangirikamo imbere. Namenya baba bazi ko hari wenda umuntu ufite ubumuga bwo kutabona bahumirije gusa simbizi. Gusa ibyo ngiye nakubwiraga nibyo. Uri mwiza imbere n'inyuma ku mutima ku mubiri ahantu hose. None se njye nakubuze ikibazo n'izi mbaraga wagize zo kunkunda mfite ubumuga Sheri nabyo njya mbigushimira rega wakoze igikorwa cy'ubutwari. Njyewe se nta mbaraga ntazo
nta mbaraga nakoresheje ahubwo buriya ni kwa kundi Imana ibishaka guhuza imitima ibiri kandi byanga bikunda haba hari impamvu tuba twarahuye noneho n'ukuntu tuba twarahuye njye nawe byonyine nibyo bintu binantera ingufu zo kumva ko ari wowe nandikiwe niwe Imana yangeneye pe kuko nta wundi muntu mwahura mu buryo mbona nahuyemo nawe ngo mukundane nk'uko dukundana gutya uko niko kuri nuko uzi guhura n'umuntu utabasha kumureba utabasha kugira gute ariko kumva ufite umutima wo kumukunda ngenda kumva shiri kandi ndagushushanya mu maso yanjye nyine mu mutima urimo na murumuna wanjye yarakumbwiye abwira uko umeze yambwiye ko uri umusore w'inzobere ngo mwiza agendera ku kisa ariko defininga umusore mwiza murumuna wanjye ikintu cyose kinshimishije nawe kiramushimisha abagikunze rero nawe yaragukunze shiri kubera ibyo wakoze kumva hafi iyo nishimye nawe aba yishimye ndabizi rero reka nkubwire sinzi gusubiramo buri gihe ni ukuri ntakubeshya ibyo nkora byose mbitegekwa n'umutimanama wanjye kandi nta nubwo ndikurikira ni ukuri nakubwiye ngo ikintu cyose kizakenerwa mfitiye ubushobozi bwo gukora nzagikora ku bwanyu kuko namwe rega ni mu famiye nabonye nta yindi famiye mfite shiri reka ngusabe uzamfasha umperekeze tujye mu rusengero njye gutanga ituro ry'ishimwe ku bwawe kubw'Imana yakumpaye nyishimire kuko ibi bintu birarenze tuzajyayo nta kibazo tuzajyayo ku cyumweru sibyo nzashyiramo agashati noneho nabera nshyiramo agashati nze twigendere tujye gusenga dushima Imana yaduhuje yego shiri sibyo ntabwo nzi ko ujya gusenga njyayo shiri njyayo cyane ariko nzajyayo nanone ku bwawe ni wowe mpamvu ikomeye izabinjyanye mu rusengero gushima Imana dimanche tuzagenda yego shiri wumva uyumva gute iyo turi kumwe cyangwa iyo uri wenyine ugatekereza kuri njye wiyumva gute njyewe iyo turi kumwe nk'ubu turi kumwe wampobera ubabere HIV positive? Mutesi Peace? Oh my Lord.
nanjye narahatuye. HIV kwa Shafi. Yanshinze. Izinyangiriza ubuzima. Amikoha. Le numéro composé. Pucuri urikurizwa n'iki? Pucuri urikurizwa n'iki? Pucuri amarira yawe ansanze muri salo. Pucuri ninde muntu mbabarije kukibona? Ninde muntu mbabarije? Mbabarira umbwire umuntu ukubabaje ngenda mumenaho n'amavuta ashyushye. Pucuri ninde ukubabaje? Namwica namufata. Pucuri umbwire umuntu ukubabaje ngenda kwereka. Mbabarira wite. Pucuri mbwira umuntu ukubabaje ngewe ngende nibonanire nawe. Nawe wahuriza kuki? Kutasumbwa ko nta kibazo ufite kandi uri kurira. Mbwira uwo muntu urabizi ugira amabanga. Nta kibazo na kimwe mfite ahubwo nakubeshye nubwo nishimye. Nubwo nishimye. Yesu mwami kuri urishimye ukaririra amarira angana gutyo. Nakubonye muri salo uri kumwe na Cedric. Bituma se nanjye ngira. Nakubonye. Sheri byanshimishije n'ubu. Mana yanjye. Pucyo. Ngaho ceceka basi. Kuri byanshimishije ntabwo nari nzi ko basi yakugukunda kuriya. Yo. Byandenze pe. Impote. Pucyo. Humura. Imana irakora. Ntabwo Imana yari kwemera ko mbaho nabi ngo mbabare mu buzima. Imana yampaye urukundo umuntu unshimisha. Pucyo Mana we naye ndumva nari. That's peace. Kanda akanyenyeri
Pese urwaye sida ntabwo uyirwaye kuko mbonye ibimenyetso, mbonye urupapuro rugaragaza uburyo wipimishije. Urwaye sida ntayo urwaye. Haramu nicyo mvuga ndaseka nizere ko ariko bizahora basi ibyishimo mfite nizere ko bizahoraho pe ntababonye umuhagatsereka ku rubuga basi ahubwo n'umumarayika basi watuze mu buzima reka ariko mbivuga. Pole mala, pole. Imana iri mu byazana amazi n'umutwe baratanyiri. Siko nagize ngabagera naho umutwe. Ndagacucu umuntu yishima kanari. Uragacucu nyine gusa rata birashimishije nanjye ahubwo uri gutuma nitekerezaho ukuntu najya kumva narira. Ifundi mbwira arimo fundi mbwira ngabwaye kandi ubwe ngo watubonye ntabwo watubonye ariko ntabwo nagumye nyine nubishe binde ndava mutambona naga binde kwateye ku kameta y'amaraso gusa nyine sheri wanjye namusabye ngo azanjyane mu rusengero duture turorgishimye ko Imana yamuzanye. Naje nyine ndi kumva umubwira ngo ukuntu nakubihiye kugira gatambona wanyumvise Yesu ubu ntabwo uzongera kumbwira utundi tuntu umbwira sheri gusa nyine byiza ni byiza ni ukuri kandi nanjye ndishimye ko nawe wishimye kandi Imana izadukomereza ibi byishimo kugeza igihe hazi. Bona ikintu cyo kuvuga ndeka nigende ugiye hise kandi musanze mu buriri ahubwo turyame sinshaka kujya kunywa amazi. Okay ngiye kwigumira hano mu buriri nta kintu mfite gukora muri salo. Ngiye gushima Imana. Bucuri. Ngiye gushima Imana. Ngiye kuvuga amashima Imana ko reka twese dupfukamane basi. Okay, ngango no dushima Imana. Noneho rero shiri wanjye ntabwo uzi byabaye kuri wa munsi umara kugenda. Byabaye iki? Uzi ko nagiye kubikubwira ni wowe ubinyibukije kubera ibyo mbwiye. Ariko ibaze ko udashaka no gutuma murangiriza inkuru yatumye guhamagara. Ngambwira banze ubwire. Ibyo nabonye biratangaje. Ni iki se mbwira wincisha amatsiko? Ubwo ngubwo dusoze kusezeranaho ninjire mu cyumba nawe utashyura bizi. Cyagiye? Ego. Nzagire rero mu cyumba numva umwana yarize yahogoye. Ende Pucuri se? Harizwa n'iki? Umva uri butangare ndavuga ninde undirije ka Pucuri ninde urumva ndavuga nimbwira uwo muntu nyine numva nanjye umujinya utangiye kuzamuka bitewe n'ukuntu yari ari kurira yahogoye. Singiye kumva ngo nabumve ngo nabarebaga ngo we na Cedric ngo murakunda ye. Ibyo byamurizaga se? Yego ngo yaramarira ibyishimo nanjye kahise gatuma numva nshatse kurira karambwira kati nabishimiye nababonye
ucuragira umutima woroshye gutyo. Umva nyine sheri waradushimishije twese mu rugo pe. Shashiri ndacyashima Imana n'ukuri kw'Imana ndacyashima Imana pe yabampaye. Mufite umutima woroshye noneho ufite umutima mwiza. Gutya muri nabeza ni imitima yoroshye. Numvaga ari nk'ikindi kintu cyabaye wenda ari nk'umuboyfriend wamubabaje cyangwa ari nk'ikindi kintu cyamubayeho ku kazi. Nibyo sha nanjye nagize ngo ni ibintu bikaza ariko kumbe akana kari kishimye katwishimiye. Sheri ubwo rero ngomba kugabanya niba nagiye kujya ndiza mwene mukecuru. Aya kandi ugabanya yishira ahubwo no kubyina nawe yarambwiye ngo ubanze ngo uriya musore wawe ari romantike cyane. Icyamubwira ko mbiterwa nawe. Sheri reka nkubwire kubera ukuntu usigaye umbwira ijwi ryawe nyine ijwi ryawe risigaye ringumamo cyane. Noneho nsigaranye amatsiko yo kukubona nyine wenda nuko bitazabaho ariko mba numva nshaka kukubona ngo ndebe umuntu uvuga iryo jwi rimeze gutyo ese we asate mfite amatsiko menshi ariko sinzi nimba inzozi zanjye zizaba impamo. Ahubwo wowe icyakubwira wibonye ukuze. Sheri usa neza pe usa neza uri umukobwa mwiza useka neza uhumura neza ibintu byawe byose ni byiza kugeza ubu ngubu uzi ko nta muntu n'umwe kandi ibyo ngiye kubwira ni ukuri. Kugeza n'ubu ngubu nta muntu n'umwe ndabona ushimisha umutima wanjye unezeza umutima wanjye nk'uko ubikora. Oh my God. Iminsi 30. N'ibinini bizanyica wallahi. Ko ntacyo biraruta. Mbeho ndwaye sida. Nzabinywa ndabyatumisha bizampe mama ariko nzabinywa. Hagize amahirwe ko batayisanze. Mbega umukobwa mbega ishyano dore umukobwa. Mana yagize neza ko ntandukanye n'iriya nshinzi. Nukuri kandi ibyo nkubwira mba mbikuye ku mutima. Shashiri wanjye kuko none nzaguha iki kuko wa mugabo nzaguha. Warabimpaye byose wampaye urukundo kandi rukuyemo byose. Basi Imana yo mu ijuru nsenga izanyumve nkubone niyo byaba ari mu nzozi wenda kukureba amaso yandi bwo sinzi ko bizakunda ariko nkubone no mu nzozi Imana izakumpishurira kuko nawe usanzwe. Sheri wanjye ibyo wenda sinabikwizeza ariko no kuri kw'Imana Imana ikoze ibitangaza. Basi yanakwereka yanaguhumura ukareba n'uwo muntu wamugani muvuga nuko bameze kandi nanjye ikongera igahindukira ikakwiyereka ukareba umutima ufite ukareba ukuntu usa ukareba n'umuntu uri kubiha ko byibuze bihuye. Sheri ibyo aribyo byose reka twizere Imana ibiriho byose n'ibizaza tuzabyakira kubera urukundo. Abasilamu baravuga ngo inshallah. Okay, gutyo. Uri gukora iki? Sheri ndimo kuzinga imyenda yanjye. Ibyo? Ya nuko nabivuze bireka muhamagare tujye dutera story ho gatoya.
jya umpamagara anytime wumva uri lonely ujya umpamagara ibyo n'abandimo byose nzajya mbyihorera rwose nkuvugishe urukundo rw'ubuzima bwanjye ndakwifuza uyu munsi ndakwifuza ejo ndakwifuza ubuziraherezo gusa umbwirire Pucuri umumbwirire yuko ntazigera kubabaza ashyira umutima hamwe mukuru bari mu maboko meza nta marira nzigera ashyira ku maso yawe nta marira azatemba ku itama ryawe ntanatemba azarabaho ibyishimo rero nawe agishyira umutima hamwe awushyire mu gitego ntabwo ndi mu buzima bwanyu mbahemukire cyangwa bababaze nk'uko bahahise hano byabaye abarokore baravuga ngo Imana izabidufashe amena sawa bye chérie ndi mu nzira ntaha rero ubu turaza kuvugana nakoresheje message ariko sinzi niba wayibonye yandaza gukoresha uburyo bwanjye nsoma mu message uze kuyireba unsubize ntarafata izindi gahunda okay sawa chérie ndakubwira sawa chérie wanjye Imana ishimwe kabisa uriya mukobwa sinifuza kuzongera guhura n'umukobwa nk'uriya cyangwa n'undi bameze kimwe Alice wanjye Alice kuki koko ngo ntabwo abona sinamuvuza undi niye mama zakumana shari reka ugarutse iwanjye noneho nakwemera niyo waba nta n'amaguru ufite nakwemera pe